ariko ziko papa yazanye amasuka nyiri nashaka noneho ningera ku masuka wavugaga papa nkagira ngo ni papa wawe oya ngiye numvaga ngo umugabo bita papa mwana w'umuroma uriya mugabo w'umuroma ariko rero kangukura amagambo ntumbaze ntabwo ndi kumwe nawe niba ndi kubaza iwacu ntabwo ndi kubaza iwanyu ibintu simbikunda twanakuyobora nyobora se gute wenge ntabwo wovuga na abanyobora ntabwo urimo abategera akamoto baza twigendera ukayingendaho abanyobora ntabwo urimo nta nubwo babonekamo munyonzi nyingereza ku masukarata urahazi sigara ritariho umusego byuma biragucira ipataro mabuja bakunga se si hari niba ndi kuvuga ngo ndashaka kunyara ndashaka kunyara hano ku giti ndashaka kwihagarika ariko mu kunyara kwihagarika abagabo kunyara urashaka kunyaza ndashaka kunyara ariko ndi no kuyoboza kunyazwa ariko bose nta kibazo sinzi ko ushaka gukora urashaka kunyobora gute urashaka kunyobora nyara cyangwa urashaka kunyobora aho ndi ahubwo njyewe oya ndakuyobora kunyaza oya ngende urayobora udashaka umva nyine wakira ufite ikibazo ni gahunda yo gushaka kujya kunyara na gahunda yo kuyobora ahantu ndabaga kera umwanya barayamenyere jado muramwereke ushaka kujya kunyara mwana iyo nabaga mu gace igi nasi ho kukamonyi buriya niho kukamonyi anavutse ariko wakintu noneho hanjabutse umuhanda bya byanze ubona ko mbana nari ikindi kigali ariko byaranze nka hose byaranze byanaje n'amaguru n'ukuriya niga indemera niba kuva i Kigali akemera sekisi andi umwishe ndetse 500 muhaye wakiriye ntabwo ubibonye kuva i Kigali yatatse kukugarurira utaha n'umugirimo kuva i Kigali kuri sekisi akagera ku Kamonyi none nyebewe mu rugo urangiza ubu nyine yakureba ngende kuyoboza ngende n'ahantu bita igihinga umuntu ntabwo nyibuka y'i Kigali yanze ubona ko amata n'igitaka n'utwene twanye ndi kugenda igihinga banyura he imbaga ahantu igihinga bitaga kwa Matiyasi ni mu myaka yakarya banze reba iyo mfite banze reba imyaka afite ubare no kubaza mu myaka iyo ari yarashaka umuntu wiyaminiye niba ahanye kandi ntabwo kunyara wabiretse ko wavuga ngo urashaka no kunyara ndashaka ariko mwana kanye nyara yese si ubwoba mfite biro magwereka uranyura hejuru mu kabari niho hiyubashye shaka kubara nyiri isugi ntabwo nyanjyana mu kabari mukabaranyara abantu b'abadamu sha kandi njyewe ndi isugi urabizi ubu nta kabari wakwihagarikaho wapi kwibaranyara abantu basinze kandi njyewe ntabwo nasinze kwibaranyara abantu basinze unyara ahantu wanywereye mani we kanyabufu unatanga ugurisheje abantu bakire bose banze kunyobora wenda bana niba abantu ukegura ririya gare rije iwawe ufite icyuma gendera gura iriya gare uze unyiyoboreye mwana
umwana nasanga icyo kurya nasanga icyo kunywa ariko cyane ari ikibazo muri abarokore disi witeka bamugisha ni ukuri nanjye reka ntege akamodoka aratura ndaje tuhagerane ji ariko nyina wapfa wayobewe iwanyu iwacu hanyobeye kugenda mbaza abantu bose ahubwo reka nkubwire ikintu kindi ngiye ahantu hano ngiye kubaza ubundi iwacu hari n'ahangaha igihinga ubu ngiye kubaza ahantu ku Kamonyi ku masuka hariya ku masuka papa yazanye amasuka nkiri muto ariko ngiye kuhicara simbura umuntu n'umwe uzi uvuka igihinga yabibaze kuba wayobewe iwanyu hanyobeye mwarabyacanze na Kigali yanjabutse bamekejeje igikapu muri make urataye tatashye mwana nayo kwishyura inzu narayabuze reka tugumye tubaze igihinga twumve baranyimbije kwishyura inzu birabuze Nakimbiya baranyimbije bose nabuze kwishyura inzu nditaye mani hangane uvuye mu kirasa kamukeko mwana twagenda tugendera gatenge cyane kuri mugenera byose mugeni nzaga gukorera kabisa byose dukomeje urugendo na nyina wabo papa tugenda turangisha komeza urugendo ariko njyewe ntabwo turi kumwe nawe wabohiwe ahubwo n'ubwo umugenda inyuma ntabwo tuziranye ndakubera bodyguard mwabuje nyankunda umuntu ngenda inyuma niba ndi kugenda nyoboza aho njya wingeye inyuma ntabwo nkuzi ndagufasha inyuma gutenderanye nawe ndagufasha kubaririza atemeza buteki amwibere hano nandi kugenda nyoboza ngiye mu gace ka Gihinga ariko hanyobeye ntahagarura uragenda utagira ntabwo mazi maheruka kera waheruka kera nyamara ndi kugenda nyoboza nabaga i Kigali ratunaniye none se kaba ntabwo nazo nabaye cyangwa nyine wanyagute ko mbere irana tore nzanye n'ibaga yanjye mani abuze kwishyura inzu ubundi umuntu yavuye i Kigali yihagarara nta n'ubwo ubizi ari ubusitani rwose oya ni ukuri kanze mwana kanze ndabure segende bakuyobora se ndamutse bene wacu amafaranga yarashiranye bacu hari igihinga bunahashakiwe zakoze kuri Kigali kuri seti ahubwo baranyambuye no kubagaragaza bari bahinyaguye tumasubiza n'abantu bimuka bigihinga y'abantu bimuka n'abantu ese ubu ngubu we ni akazi kahise urimo urakora akazi ubwo bagiye kumugura kuri televiziyo tugafatanya akazi nk'ubu kunde barabona nakora iki hata wagiye kunyerekera ibintu naba wanumiwe sinzi impamvu wifashe gutya baguhisigara se basi ujye kuhanyura akantu njye kwakwereka nyine baguhisigara ujye kunyereka nihangane nyirabona mu muyoboro mwanyoboye ko nzi ko kera naravutse habaga umuco mwiza ariko sinzi ahantu hose byarahindutse ibyo musi nta kibazo nubyanga simbura undi ahantu umuntu avuka nabura umuntu umwe basira ese ufite ibiceri njye kwakwereka faranga amafarasi yarabuze urafite batatu barakumaza nanjye kwakwereka urashaka ndangahe urashaka ndangahe twaye ikisi ariko kamengera hariya ku masuka mwana hariya cyane ahantu haba amashanyarazi noneho natangiye kwegasha natangiye kuhagera mwana fasha natangiye kuhagera uba wishyura ikihe kibazo ese uvuga Kamonyi wowe ndimo ndirishyura umukobwa barimo arangirwa nawe
wese ntabwo iki kijyama ubundi bitebye mwana ubundi kuki uri kugenda ku bantu bitebye gukozemo uri kungera inyuma n'iyoborezi wacu bitebye nanjye naguherekeje nawe ese uwamurekera ngenda sinjya nkunda umuntu ngenda inyuma mvuye i Kigali mu ngo abasirimu nk'amwe ibaze n'umumotari wabuze ahataha nahabuze nye mbese ko maheruka kera banyirukanye ibintu simbikunda reka tuhagere aherekeza ajya kwa Manigana murahazi ntabwo mazi nawe niho mvuka ariko iyi ntabwo ubundi jinga ari hehe kurya simba nuri kunyereka i Kigali kandi ariho ndi kuva hanjabutse shamba bari kongera kunyereka i Kigali rwose bongera ugize gutya ngira ngo karere karere ujya uvira no mu nzira nikorera umuzigo ujya uvira no kuzira abantu ariko ari kumwe n'abayobozi Fata video. Oya umura, arimo arabikamera ariko oya tuvugwa n'ikisi. Wambaza mwiki. Nimanje harose Simbese ni paparazzi. simba mfite mba nigende natwe tubaye abahanzi wanjye ndimo nashakisha iwacu umusaza umusaza njye mba ndimo nyobozi iwacu ngwino bano bantu bakuyobore ngo bashaka kukuyobora niko asanga arimo basaza bawe watakaye n'umumotari ko afite amatama nk'ay'abana bato cyane mota mwabujange ngira ngo muyobore nimba uje muri Kamonyi shanje muri Kamonyi ariko hano naravukiye pe ariko ntabwo navukiye muri Kamonyi ariko mvukira hano hitwa muri za Gihinga hepfo hari iruhande rw'akarere abizi se ntabwo nyihibuka nagiye i Kigali cyane gatoya bihita kwishyura inzu byananiye hano ni ku masuka hano ni ku masuka icyapa cyanjye kiri aho ni ukuvuga ngo yageze iwabo yego ariko uzi ko papa yazanye amasuka nyiri ntashaka noneho ningera ku masuka wavugaga papa nkagira ngo ni papa wawe oya ngewe numvaga ngo umugabo bita papa mwana w'umuroma uriya mugabo w'umuroma ariko rero kangukuriya amagambo ntumbaze ntabwo ndi kumwe nawe niba ndi kubaza iwacu ntabwo ndi kubaza iwanyu ibintu simbikunda twanakuyobora unyobora se gute wenge ntabwo wovuga inaha y'abanyobora ntabwo urimo abategera akamoto baza twigendera ntukayengendaho abanyobora ntabwo urimo nta nubwo wabonekamo munyonzi nyingereza aho ku masukarata urahazi sigara ritariho umusego byuma biragucira ipataro mabuja masuka se si hari masuka si hari yehe hari imbere yawe kutapa nono ngene mbaririzo no tugenda ugenda wanyuka nabi ari bino ngese ngagenda afasha ni amakosa bari mu wagenda unyobora ujya kunyurakana amasukari none gato uri n'umwana mwiza wa kera yangu niniga nkambere iyo umuntu ajya ku masuka cyangwa
wagera kuhareba neza iyi nkareba nciya mani reka kanyura ahangana nyuza ngo natunyurane hano wakiri ngo hano ngiye n'urutoki ni ngo ndi abanyonzi hano abanyonzi ni abana beza banyuze hari umuntu kamubwira wasinze hari umuntu wigeze avuga urumva hano burya nta muntu wikurenza hano gutya hari umutipe bagiye gusura abanyonzi noneho arabaza ariko ati kondususi niyo ramu niyo tamu oya ni mariko ngoya ngo ni umunyonzi umunyonzi urakoze cyane rata gusura byemeye imari guumugisha uyu mwana mwiza kangoye desa n'ubundi wari kunza amarari ukanyuza no kuri ibyo ari birenze nanjye mvuye i Kigali kuri seke aya ngaya aransubizaho ko handi gushaka nahabuze ureba urakoze cyane abanyonzi ariko burya ngo basura neza kuba byataye basura neza bigeze bagutwara abanyonzi barantwaye nkajya Hindususi niyo tamu niyo ramu oya ni mariko ndakenda mama urakoze cyane kuba unyeretse amasuka niho mvuka najya njyana asoma ibyapa byawe genda ukora akazi wakira nyuranga ntugasubira inyuma azamenye ngiye umunyisha n'umunyonzi n'umwana mwiza haraye watangiye kwibuka iwanyu watangiye kubabona mama wacu ndi kujyana ngenda mpabona gake gake n'abanyonzi baho ya munyonzi rero impamvu mvuze ngo ninde usuze oya yaracitse wayibonye wese ko yacitse ifite umwenge kubera kunyonga igare kubera kunyonga igare